Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango ahure hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 21 z'ukwa munani. Abacamanza bakora iperereza mu Bufaransa batesheje agaciro ibirego bya jenoside kuri Agathe Habyarimana wahoze ari umugore wa Juvenal Habyarimana. Bavuga ko nta bimenyetso bihagije byatuma akurikiranwa. Abareze bavuga ko bamaze kujurira. Ntabwo twari dutegereje yuko abajuje bakora icyo bita non-lieu, bavuga ngo ibintu birarangiye, ngo ntabwo bimenyetso bihagije. Twebwe turatangaye cyane. Turumva nuko umuryango wa Agathe Habyarimana wabyakiriye. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urahakana ibirego by'ubwicanyi bw'abasivili ushinjwa n'umuryango w'uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch. Abo bantu batavuze n'umuntu n'umwe, nawe ku bantu 100 banarenga, nta n'izina ry'umuntu n'umwe bigeze bavuga, nta mashusho, nta mirambo bigeze berekana, nta n'ibyo bamenyere byo kuvuga ngo aho bahambwe ngo ibyo bahambwe, nta n'ibyo bigeze berekana. Ibihugu birenga 20 biri mu Budage, Ubwongereza, Australia n'Ubuyapani byasabye Israel kwemera bwangu kwitangazamakuru mpuzamahanga ryigenga rigerigaza. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe bari wa kane muri aya makuru ayobowe na Jacques Nitegeka. Ikaze ku makuru arambuye. Abacamanza bakora iperereza mu Bufaransa batesheje agaciro ibirego kuri Agathe Habyarimana wahoze ari umugore wa Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda. Madamu Kanziga amaze imyaka ikabakaba 20 akorwaho iperereza n'inzego z'ubucamanza mu Bufaransa ku birego bishingiye ku byaha bya jenoside byatanzwe n'amashyirahamwe afasha abarokotse jenoside mu 1994 gukurikirana abaregwa kuyigiramo uruhare. Ikigo ntaramakuru mu Bufaransa AFP kivuga ko abacamanza batangaje ko nta bimenyetso byerekana ko Madamu Kanziga w'imyaka 82 yagize uruhare muri jenoside, bityo ko nta mpamvu yo kumukurikirana mu bucamanza. Twashatse kumenya uko umuryango we wabyakiriye, tuvugana n'umwe mu bana be, Leon Habyarimana. Bishimye cyane kandi ndakeka n'abanyarwanda bose babishimye, kubera ko ni intangiriro yo kwandika amateka nyayo y'u Rwanda, amateka atarimo guharabikana, amateka atarimo ibinyoma, kandi kuri twe akaba ari n'intangiriro y'ubutabera ku banyarwanda bose, ku bagize ibyago byose mu byo twagize. Ariko uravuga ngo abanyarwanda bose babishimye, ariko ngira ngo ntabwo ariko bimeze, kuko abashinja umubyeyi wawe ntabwo bashobora kuba babyakiriye neza. Ushingira he uvuga ko ari abanyarwanda bose babyakiriye neza? Abavuga ngo babyakira nabi nuko bari gushaka kuzanamo amapolitike ku nyungu zabo zitareba abanyarwanda bose. Ubu mwaba mufite icyizere ko inzira zo kumukurikirana mu mategeko zirangiye, cyangwa hari uburyo bwo kuba hakorwa ubujurire agakomeza agakurikiranwa? Mu by'ukuri ni imyaka 18 bari kumukoreraho iperereza. Muri iyo myaka 18 n'amamiliyari yatanzwe na Tribunal International cyangwa n'ibindi bihugu byakoze amaperereza, yerekanye ko ntabwo yigeze ajya mu byo gukora amaplan yo gutegura jenoside. Yerekanye ko ibyo bamubeshyeraga ngo habagaho za rezo zirongo cyangwa ngo habayeho ngo akazungu kateguye ibintu, ibyo bintu nta bihari. Ikintu rero nakubwira ni uko ikibazo cya Agathe Habyarimana, kubera ko ubundi nta nubwo ari ikibazo cye, ikibazo nyacyo nabahanuye indege abishe umugabo we, nicyo kibazo cye, nibyo byateye n'ibibazo byose igihugu cyacu cyageze, dayeri binagera muri region yose, bikaba bifite n'ingaruka mu gihugu twegereye Republique Democratique du Congo. Rero nk'uko nagusobanuriraga, bazagerageza
bashireho gushaka nko kujurira, ariko ibyo ngibyo ntacyo bivuze kuko imyaka imaze 18 bari gukora iperereza kandi ntacyo bizatanga. Mu by'ukuri rero ni nk'aho biri kurangira, bazashaka gushyiraho akanyongezo gatoya, ariko dufite icyizere mu bucamanza bw'Ubufaransa. None ko kugeza ubu ngubu Agathe Kanziga nta byangombwa byo kuba mu Bufaransa byemewe byuzuye yari afite, ubu inzira yo kuba yabibona igeze hehe kuba noneho ubucamanza bwavuze ko atazakurikiranwa? Ni ukuvuga ko afite uruhushya droit yo kongera gutangira impapuro bundi bushya, agasaba bundi bushya. Ubwo ni ikibazo n'umwavoka we, tuzabireba twese, twicare turebe uburyo tubicamo, ariko tubifitiye icyizere ko bizatungana kubera ko ibyo bamushinjaga byose berekanye ko nta na kimwe gihari. Uravuga ko mufite icyizere ko ubucamanza aho ngaho bushobora kuba bugeze ku musozo, ariko ngira ngo mu Rwanda ho aracyakurikiranwa, ntabwo mufite impungenge ko aramutse asohorewe impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi hakoreshejwe nk'urwego mpuzamahanga rwa polisi rwa Interpol, ntabwo ashobora gufatwa? Ibyo bintu barabigerageje mbere baranabitsindirwa. Sinzi niba mwibuka ko bari bakoze mandat d'arrêt international, arayiburanira arabibatsindira. Icyizere kirahari, kandi niyo ibyo bakora ibyo ari byo byose, mu gihe nta cyaha na gito afite, ibintu bizageraho bijye mu buryo kandi binatunganye. Ashobora kuba yajya mu Rwanda akabikurikiranwaho, niba ari umwere akagirwa umwere n'inzego z'ubucamanza mu Rwanda? Ikibazo cyo kuvuga ngo kujya mu Rwanda nta n'ikibazo kinarimo. Twese turi Abanyarwanda kandi dufite uburenganzira bwo kujya mu Rwanda igihe tubishakiye. Niba rero tutari twajyayo, ni uko tubifitiye impamvu kandi tubifitiye impungenge. Nta mpamvu ituma tuvuga ngo dushaka kujya mu Rwanda ubu ngubu. Igihe tuzashaka kujyayo, les conditions ziri remplies, tuzajyayo. Leon Habyarimana, umuhungu wa Agathe Habyarimana, nyuma yo kumenya icyemezo cy'abacamanza bavuga ko nta bimenyetso bihagije byo gushinja nyina, twashatse kumva icyo abareze Agathe Kanziga Habyarimana bakivugaho. Mpamagara Dafroze Gauthier wo muri Collectif des Partis Civils pour le Rwanda. Mu by'ukuri byadutangaje cyane kuko hari igipapuro abajuje boherereje abareze twebwe hashize imyaka n'imyaka, igipapuro cyitwa ordonnance de rejet de demande d'acte. Ni ukuvuga ngo ntibashaka gukomeza amaperereza. Donc rero baduha amezi 3 kugira ngo dusubize iyo nyandiko yitwa ordonnance. Baduha amezi 3 agomba kurangira uyu munsi. Twarabishubije byose, ni igipapuro kinini cyane gifite amapaji 178. Twabishubije muri iyi weekend. Mu by'ukuri ubundi ntabwo twari dutegereje yuko abajuje bakora icyo bita non-lieu, bavuga ngo ibintu birarangiye, ngo ntabwo bimenyetso bihagije. Twebwe turatangaye cyane kuko abacamanza baravuga ko abacamanza baravuga ko ibyaha aregwa by'uko yagize uruhare muri jenoside ko nta bimenyetso bigaragara byatuma akurikiranwa mu nkiko bihari. Ibyo rero twarabishubije, nicyo ndiho mbabwira. Ni muri iyo dokima yitwa ordonnance bohereje ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu. Baduha amezi 3 kugira ngo tubisubize. Ikintu rero gitangaje ni ukubona yuko ejo ku mugoroba abo bajuje nyine bohereje iyo ordonnance bongeye bagatanga iyo non-lieu ivuga ngo nta bimenyetso bihagije. Nicyo kintu tutumva na gato. Ubu mugiye gukora iki rero? Tugiye gukora pere. Tumaze kuvugana na avoka wacu, agiye kujurira kuri iyo non-lieu nanone. Urumva no gukomeza bakatunaniza. Tumaze gusubiza ordonnance, none tugiye kongera gusubiza iyo non-lieu, ariko tumaze kuyibona ntabwo turabisoma neza. Iyo urebye ubona bisa na cya kindi cya ordonnance de rejet de demande d'acte nyine iri yivuga yuko nta bimenyetso bihagije bishinja gato. Ubwo tugiye kwicara kuri uyu mugoroba twongere dusome, ariko twahise tujurira avoka wacu yajuriye deje. Dafroze Gauthier. Ibihugu birenga 20 birimo Ubudage, Ubwongereza, Australia n'Ubuyapani byasabye Israel kwemera bwangu ku itangazamakuru mpuzamahanga ryigenga
rigera i Gaza. Mu itangazo ridasanzwe rihuriweho, ibyo bihugu byose byamaganye ibitero bikorerwa abanyamakuru, bisaba ko abakorera muri ako gace barindwa. Abanyamakuru mpuzamahanga baciwe na Isiraheli kwinjira i Gaza ku buryo bwigenga kuva intambara yatangira. Umuryango urengera uburenganzira bw'abanyamakuru, Committee to Protect Journalists, CPJ mu mpine, uvuga ko abanyamakuru bagera ku 192 biganjemo abanyapalestina ndetse n'abakora mu rwego rw'itangazamakuru bishwe. BBC gahuza miryango saa moya zirabura 21 mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuza urayumva no kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Ugiye mwishakira ukandika BBC gahuza. Mu kanya turasubira ku makuru yo mu karere. Tugaruke ku nkuru y'ibyegeranyo bya Amnesty International na Human Rights Watch. Iyi miryango irarega uburenganzira bwa kiremwamuntu, irega impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira uruhare mu bikorwa bihohotera abaturage b'abasivile mu burasirazuba bw'igihugu. Human Rights Watch yibanda cyane ku mutwe w'inyeshyamba za M23 ivuga ko wasambanyije abagore ku gahato, ukica ndetse abasivile basaga 100, abandi bakaburirwa irengero. Uyu muryango kandi utunga agatoki n'igisirikare cy'u Rwanda uvuga ko gishyigikiye umutwe wa M23. Twashatse kumenya icyo M23 ivuga kuri ibi birego ihakana. Mpamagara Oscar Barinda, umuvugizi wayo. By'abaturega nta bimenyetso bifatika batanga. Ariko nashingiye kuri cyo ngicyo waruvuze ko mubashinja kuba ibikoresho by'ubutegetsi. Waba igikoresho cy'ubutegetsi hanyuma ukabushinja gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu? Ariko ibyo babarega n'ibyo baturega biratandukanye. None mwebwe ku byo babarega nta bimenyetso bifatika. Ariko ibimenyetso bo bavuga ko babifite, bavuganye n'abantu barokotse, bavuganye n'abantu babibonye biba mu mirenge mu byaro bigera kuri 10 na bingahe, bakavuga ko mwishe abantu barenga 140, ko ahubwo bashobora kuba ari benshi kurusha abo ngabo biganjemo ngo nkuko babivuga ubwoko bw'abahutu. Reka nze mubwire, ibyo byaro batavuze amazina, abo bantu batavuze n'umuntu n'umwe, nawe ku bantu 100 banarenga, nta n'izina ry'umuntu n'umwe bigeze bavuga, nta mashusho, nta mirambo bigeze berekana, nta n'ibyo bamenyere byo kuvuga ngo aho bahambwe ngo ibyo bahambwe, nta n'ibyo bigeze berekana. Ibyo bintu rero bitagira ikimenyetso, turasaba ko hashyirwaho itsinda ritabogamye ryaza gukora iperereza bitohoza muri utwo duce bavugaga. Raporo ya Human Rights Watch ivuga ko mwabiciye hafi ya parike y'igihugu ya Virunga mu burasirazuba bw'igihugu, abagabo mukabicira mu mirima ndetse abagore n'abana mukabashorera ngo mukabajyana ku migezi mukabariho mu bice. Parike iturwa n'inyamaswa, ntabwo iturwa n'abantu. Bazaze bavuge udusozi, bazaze bavuge imihana abo bantu batuyeho, cyuko abakongomani tuzi ko dutura muri parike se. Bavuga ko mwahabajyanye mugiye kubica, niko babarega. Bari bavuye hehe ku tuhe dusozi, amazina y'abo bantu nayahe? Hari abantu bashobora kuba bavugana nabo, ibyo birashoboka, ariko abo bantu nibo barapfiza ikinyoma kikagenda kigakwira isi yose. Muri biba barega byose nta musivile n'umwe wagize icyaba mu maboko y'abasirikare banyu, abaturage bose baratuje, nta n'inkomere n'imwe. Twebwe twahagurukiye kubohora abaturage kandi tutavangura. Nabo bahutu turi kumwe nabo mu butegetsi. Iyo raporo turayamaganye mu magambo akomeye cyane, turashaka ahubwo ko haza iryo tsinda bitabogamye byo kuza gukora iperereza bitohoza. Iryo tsinda mushaka ko riza gukora iperereza kuri ibyo byaha n'irihe? Ryaba rigizwe nande? Urumva ko batumije inama z'akanama k'umutekano k'isi, Security Council, izatora iryo tsinda riza. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeje mu itangazo ryasohoreye hamwe amasezerano y'amahoro yo ku rugero rwa 15 ku modoka zo mu Burayi ndetse n'amakompanyi akora imiti. Byasobanuraga amasezerano y'ubucuruzi y'agateganyo impande zombi zumvikanye mu kwezi gushize kwa 7. EU izakuraho amahoro yose yacibwaga ibiva mu nganda za Amerika, ndetse inemere ko ibiva mu rwego rw'ubuhinzi muri Amerika bigera ku isoko ry'Uburayi. Komiseri ushinzwe ubucuruzi muri EU Maroš Sefcovic yavuze ko aya masezerano ariyo akomeye ahawe umufatanyabikorwa mu bucuruzi, ariko yavuze ko EU itakuriweho amahoro ku rwego rukomeye cyane rw'imivinyo. Abantu babarirwa muri magana bateraniye mu murwa mukuru wa Tunisia i Tunisi bamagana icyo isendika ikomeye kurusha izindi mu gihugu yita
ibitero bya perezida Kais Saied bikomeje kugabwa ku bwisanzure bw'abaturage mu gihugu. Abigaragambya bamaganye ubutegetsi bwe bwagerageje kugabanya uburenganzira bw'abakozi muri iki gihugu cyatangiriwemo inkundura yo guhirika ubutegetsi bw'igitugu mu gace k'ibihugu by'Abarabu mu kizwi nka Arab Spring. Abandi basabye ko izamuka ry'ibiciro rikomeje gukara mu gihugu rihagarara, hanyuma bakanamagana icyo babona nk'ubutegetsi bw'igitugu gikomeye. Saa moya zirabura 16 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico runana. Sore narasaba ariya kudacika intege mu rugamba rwo kwegukana Chris. Anyesi we mu burakari bwinshi yamye Felicien. Barapfiki n'urunana. Ni iki Felicien? Reka mbanze ngusuhuza ariko waramutseho? Yego naramutse. Ufitiye ikibazo se? Urumva nimugoroba twagutegereje munsi y'umunyinya turakubura. Nakwandikiye no kuri WhatsApp urasoma ntiwansubiza. Nuko nihangana ubundi wowe na Nyiraneza rwose. Nakabaye mbakaraba sinzongere no kubareba mu maso. Amaye nka data. Iki twakoze se nabi? Usibye ko ari nikosa twakoze wakabaye tuba hafi ukadukosora. Aho kurahira ngo ntuzongera kuterera mu maso. Icyo mwakoze kibatunguye se ni iki? Byose mwabikoreye ubushake. Anye, mbwiza ukuri rwose icyo twakoshije nsaba imbabazi. Nibiba ngombwa nzisabe no mu mwanya wa Nyiraneza utaraha. Felicien. Ubwo kumpamagara mu bintu mwatumiyemo Reya, mwumvaga biza kunshimisha. Rero Anyesi imbere na mbere ndagusaba imbabazi pe kuko nakurakaje, ariko byawe mu buryo ntateguye. Urumva Reya ntabwo twize tumutumira. Twagiye kubona tubonazanye n'ura munyonzi Maurice uri kudufasha muri ubu bukangurambaga. Ntabwo byari gukunda rero ko nza ngo nicarane nawe hariya. Naraje ngeze hamwe haruguru y'umuhanda mubonye yicaye imbere, mpita nikatira ndagaruka rwose. Nukuri tubabareye pe natwe sitwe. Yaraje atangira kuduha ibitekerezo byinshi, ndetse aratubwira ngo arumva ashaka ko tuzafatanya. Ubwo rero turareba natwe tubona ntitwabwira umuntu ngo genda nta bufasha bwawe dushaka. Sha nta kundi nyine ubwo muzakomezanya nawe, ariko giye ntabwo tuzabana rwose. Yebaba we ko numva ibintu utarimo bitazagenda neza nye. Mu bitegure mubishyizeho umutima rero bizatungana. Ngiye kukubwira ngo nzaza naba nkubeshye pe kuko kuba mu bintu Reya arimo bigoye cyane kurusha uko ingamiya yaca mu mwenge w'urushinge. Ubundi ubizi ntizihagije ra? Ubwo si uzateka igikoma mukobwa ja? Ubundi se kariyo yayo urimo urakora iki waje ukamfasha? Kuba wavuze ko imbaraga uri nazo se urasaba ubufasha bw'iki? Cyasi. Kandi ubwo ejo uzaba uvuga ngo urashaka kumerekeza kwa muganga, nyamara wanze kumfasha kwasura ukwe. Ntabwo wakubwiye ko umugore utwita atari byiza ko akora imirimo ivunanye? Ntakora imirimo kandi akeneye kurya. Umugabo aramuruhura agakora ibikomeye, umugore nawe agakora utworoheje ashoboye. Biterwa n'uwamuteye inda. Ubwo se umugabo wese muhuye wamuzanaho iyo miteto ngo ngwino mfashe ndatwite kandi ntayo yaguteye? Ubwo se uvuze icyaho Pasika? Mvuze ko iby'indi twite ntabizi. Icyo utazi se ni igiki? Nuko ntwite cyangwa nuko umugore utwite agira intege nke? Icyo ntazi n'uwayiguteye. Nkumva ntagomba kubyuka nkwasiriza izo. Ahe, byihore Pasika. Aho ukomeza umbwira ubwo bugambo butampaye agaciro wabireka. Iyo uteye ibuye mu bibwana ikimutse n'icyo ubuhamije. Utanukase, se ndi ikibwana cyawe. Wimbeshyera singututse. Ndivugiye ni kuki tuvuga ku byiyondo karakara niba uzi ko nta kibazo kirimo. Ariko ubundi wirirwa unshinja ngo iyi nda si yawe, ufite ibimenyetso by'uko hari undi mugabo twaryamanye utari wowe. Ibimenyetso nibyo ushaka se? Niba bihari bizana, ujye ureka kwirirwa unkekera ubusa. Sejo bundi bikigaragaza se? Byanze bikunze amezi 9 nashira uzabyara, maze ikinyama gikubitirwe ku gasozi cyambaye ubusa. Nyamara ibyo wirirwa wiyokera ngo uzabara amatariki nureba nawe bizagupfana. Bimfana. Mfa kuba nibuka neza igihe duheruka guhuza urugwiro rw'abashakanye. Ibyo se nibyo wagenderaho? Ntihari n'igihe umuntu abyarira amezi menshi. Menshi angahe? Nk'10 cyangwa 12. Ngo hari n'amoko arenze umwaka maze. Wowe se ukaba uri mu bahera kusanzwe ubyarira 9 ibyo kurenza umwaka byadukanye ute? Yega Karame. Ano mfite 2,000. Reka mbiguhe noneho nimugoroba uze kohereza Norine mu ikibo cy'amasaka. Urakoze Nyiramari. Urakoze rwose pe. Nese wa muntu we. Uri mu bantu bantereye rwose bishimishije. Ubu se nkoze iki Kareme? Kureba amasaka yarombye ubundi ugira ngo iyaza kwera neza nkuko bisanzwe simba nguhaye ibyibo 2 cyangwa 3. Oya no rwose ndanyuzwe. Koda. Igisigaye rero nukufasha rwose ukamba hafi. Ku buryo wazambera mama. Nkubera nyoko byagenze bite?
nyine mu bukwe ndashaka ko ari wowe uzahagarara mu mwanya wa mama. nyirabazungu se byamugendekeye bite Kareme? Ejo ko nabonye ari muzima yatunguwe n'uburwayi se? Ntegura ubukwe nyine mama twarashwanye cyane birangira nyine yanze kuzabutaha. Mana yanjye, ubwo mwapfuye iki cyatuma atagera mu bukwe bwawe Kareme? Urumva ntegura ubukwe kwa mabukwe barambwiye ngo barashaka ko ibirori byose bizabera rimwe kandi nkabikorera iwabo wa Honorine. Wagize ngo se si byiza? Nubwo bizakuvuna ariko si kimwe nuko wakora ibirori bibiri bitandukanye. Ubwo rero nagiye kubiganirizaho mama arambwira ngo musinkamubaza ibintu byose nkaho ngewe ntari umugabo. Ibyo yakubwiye nibyo ariko ubu nawe umaze kuba umugabo ukwiye kujya wifatira umwanzuro bitabaye ngombwa ko ikintu cyose ukibaza nyirabazungu. Ikibazo rero nuko naje gufata umwanzuro jyewe na Honorine nyuma rwose mama katurakarira ngo ntabwo tugomba kujyana ibirori byose iwabo w'umugore. Ubwo iyo niyo mpamvu izamubuza kugera mu bukwe bwawe se? Ngo ntiyazakanageza n'ikirenge. Urabizi se Kareme? Ndumva ikintu nsaba atari ikintu cyoroshye, reka tuzongere tubiganireho ejo. Urashaka kumakanira se Nyiramari? Muntu ntabwo rwose ntumakanire, nitegereje mu babyeyi bose b'intangaye Nyarurembo mbona niwe wahagarara mu mwanya wa mama bikagira injyana. uje kureba nyese se muga? Nje kureba mukecuru arimo se? Ashobora kuba arimo, ndumva ntegeze mubona agenda. Mukobwa ja nk'ibi ni ibiki koko? Biza bite se kandi? Nicyo kikwinje mu kanwa muga? Nk'ubu koko tuzavuge tugezeye. Buriya uriya mwana ari mu biki mukobwa ja? Umwana se ko arimo anywa igikoma gutwaye iki? Buriya kiriya ni igikoma arimo kunywa cyangwa arimo aranywa umwanda yitumye? Reka ariko warambonye wa mugore we. Ese ubwo ataba uwanjye akaba uwundi we natinyuka kumuha umwanda yitumye ra? Ngira ngo n'umurozi w'ibisebe ntiyabikora. Mukobwa ja kuba umwana afite igikoma mu gikombe arimo anywa ntacyo kimumariye kuko arimo aragisomeza umwanda yitumye. Ngaho reba hari inyuma ye hari iki? None se mukanya senza nkayakuraho? Imbere ye hari iki? Impande yakikijwe n'iki? None se kakiri umwana ataramenya kwituma mu musarani wagira ngo yitume? None se yakuraho ukayajugunya mu musarani ukabona kumuha igikoma? Reba nk'ibyo bisazi byakoze uruziga ku gikombe arimo kunyweramo igikoma. Ishyira hasi mu mararo, ishyira hasi ntiwongere kunywa icyo gikoma. Mukobwa ja ndumva nagukubita urushyi nuko ntagushobora. Ariko jya uca bugufi wumve ko nawe uri umunyarwanda nk'abandi devo. Kuki uba ushaka kwigira umuzungu kandi utariwe? Ahubwo wowe kuki uba ushaka guhoza abana bawe mu ndwara ziterwa n'umwanda? Gusukuraho umwana yitumye birasaba kuba umuzungu? Ndaje nyakureho. None se ko igikoma gihe umwana arimo arira kubera inzara narikura kumuha mu gihe ntarahuguka ngo nsukuraho yitumye? Nibyo nakubwiye nti ntacyo wakoze. Wamuhaye igikoma ariko umuha n'umwanda we ngo asomeze. Ngaho hagarika ibyo wakoraga byose ubanze ukureho uriya mwanda ujye kujugunya mu musarani. Wowe ntabwo bigutera n'isesemi. Umumararongo wanjye wigire mbanze nkorera isuku yaho wicaye. Icyo gikombe se kugishyizaho? Ntumbwiye ngo nkimwambure mbanze nkureho uyu mwanda mbone kukimusubiza ra? Mena icyo gikoma. Umuhe ikindi kandi ushake n'ikindi gikombe umuheshe. Icyo ubanza ucyoze n'amazi meza n'isabune ukireke cyumuke. Ntabwo namenya ibyo kurya devo. Ubwo sibyo nibyo kurya kibyaguyemo amasaza avuye ku mazirantoki y'umwana. Ariko se ntukigire utyo ko koreya ejo ntabwo mwavuganye? Nawe ibaze kuba ukundana n'umuntu umunsi ugashira mutavuganye. Ariko akazi k'abaganga ntukazi ko kaba kataborohereye. Buriya bari ku ivuriro akazi nyine kamubanye kenshi. Kandi nigeze kumuhamagara nkumva arayivugiraho. Ubwo nyine yavuganaga n'abatitireri bo ku bitaro. None se kurumva yareka kubitaba nabo? Yewe ntakubeshye Chris antera ubwoba pe. Ubwoba bw'ikisi? Ubwo ko atagufashe kuri telefone koko? Uku kutafata kandi nkumva arayivugiraho cyane bituma nibaza abo baba bavugana. Yego mana yanjye. N'abayobozi yewe shyira umutima hamwe. Ntabwo uzi ukuntu abayobozi koko bavugira kuri telefone reya? Biba ari abayobozi byaba ari amahire ariko njye nkeka ko dushobora kuba turi paki y'abakobwa bamwirukaho. Ikaba ariyo mpamvu ahora kuri telefone twese atubeshya. Ariko kuki utimenya ngo umenye n'agaciro kawe reya? Ubu se kuko umukobwa wino wagutera ubwoba ninde? None se aziranye n'abino gusa. Abi waba havuka se. Abaganga bahura mu mahugurwa haba yagiye hose. Yaburamo umukobwa umwemeza ajya kanti bishanga.
oya humura yewe kirisi azakurongora ku kabi n'akeza tuzakoresha imbaraga zacu zose ibyo narabikwemereye urumva uzamwegukana rwose uwo bizarya yiyahure sori kirisi ntumuzi mubaze ge uzi kwerura umusore uti ndagukunda n'uwo umbwiye ko tubyarana umwana nakwemera akakureba akamwenyura ntagire ikindi arenzaho umva ceceka ahubwo dore arampamagaye sori ngaho muvugana yesi sheri yesi reya amakuru amakuru ni meza none se byagenze bite ko nakubuze cyane sheri niriwe mu nama irangiye mu kanya nigeze kuguhamagara numva urayivugiraho kuko inama yabereye ku karere hari ibyo ku kazi narindi gukemura none se shu ko hari igikorwa urubyiruko rw'inyarurembo ruri gutegura muzaboneka mwifatanye natwe byaterwa n'uko icyo gikorwa giteguye nyine ni igikorwa cyo guhuriza hamwe urubyiruko rugakora ibikorwa bitandukanye ariko byose nyine bigamije guhugurana ku myitwarire inoze y'urubyiruko nkawe rero twagushakaga cyane kugira ngo nyine uzatuganirize ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse no kwirinda ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida nimba ari uko bimeze nta kibazo naboneka gusa ibyiza muzanyandikira ibarwa nka kumwe nyese yajyaga bigenza kugira ngo ikigo nzagende bazongiye ariko kiri nk'ubwo uwo mukobwa umuvugiye iki koko nako uwo mugore uwuhe mugore uwuvuze se ntumuzi kukubwira ngo muzanyandikira ibarwa nk'uko nyese yajyaga bigira ubwo mvuze nabi reya oya sheri urabizi ko uriya mukobwa atajya njyamo rwose niba unkunda nk'uko ngukunda ujya umbabarira ntukavuge uwo muntu mu biganiro byacu yewe ni amahoro se ko ngendereye bwije nyiramari wa muntu imirimo yo muri iyi minsi se ntuyizi irangwe umuntu ahera mu gitondo yizunguza bukamwiriraho abakungu mwejeje byinshi se mwaraheze mu isarura nyine ariko se wagize ngo wejeje urushyi rumwe rw'ibishyimbo ubu ngubu hari akazi agifite uwamaze gusarura nyine bategereje ko imvura igwa ngo ahinge yewe andi makuru se nyiramari ndumva ntanaherukaga kuguca iryera yewe nanjye nuko ndumva tutaherukanaga gusa ubuho numvaga ngo ushaka byanze bikunze ngomba kurara nk'ubonye nteye ubwoba se ni amahoro nyiramari uranshakira iki rangwe nzi neza ko inaha inyarurembo ari wowe muntu nyirabazungu yizera kurusha abandi atanyizeye se ko ari ngewe nshuti agira yakwizera nde wundi none se rangwe turakora iki ko numvise uriya mukecuru afitanye ibibazo bitoroshye n'umuhungu we Karemera none se nyine kumva ari umuhungu we urashaka kubikoraho iki nyiramari uragira ngo hagati y'igiti n'igishishwa se wagize ngo wari ushyiramo urutoki y'ibintu byakomeye urihangana ukarushyiramo kugira ngo urebe ko hari icyo waramira njyewe naramubwiye numva ntari kubyumva pe ndamureka ntabwo nahatira umuntu rero gufasha umwana we atabishaka oya no kuri rangwe iyo areka kumufasha ariko byibuze akemera kuzitabira ibirori umuntu wavuze ngo no mu birori ntazahagera si inkuru mbarira norda nanjye yarabinyibwiriye rwose none se rangwe ibyo bintu koko mana yanjye uzi ko Karemera yaje kunsaba ngo nzamubere nyina mu bukwe yego mama rero ntabwo byoroshye nuko none se koko atabikoze urumva byagenda bike ceceka nyabusa mu birori kuzi ko hari aho bigera bagahamagara ababyeyi n'abageni none se nyine urumva bikwiye gutira nyina kandi nyirabazungu ahari ntaho yagiye nyine biragayitse ariko nakundi nyine njyewe ndumva ibyo bintu nabishyigikiye yabigira ntabwo mbishyigikiye pe mfasha tuganirize uriya mukecuru turebe ko yagarura agatima impembero akemera kuba hafi y'umwana we ariko rero ubwo se uratekereza ko bigeze izi saha ntarabimuganirijeho nyiramari nibyo twarabiganiriye ariko yarananiye reka nkwereke rero ihanganira ushakira umwanya ejo tuzasubireyo twongere tumwigishe turebe ko yakwemera ariko ubanza hari uvuga kwigisha utamuzi nyirabazungu ndamuzi ni inshuti yanjye magara ikintu yishyizemo kukimukuramo ntabwo bizashoboka pe rangwe unyemereye ejo tukajyayo mu kagoroba nk'aka twamwigisha tukavangamo no kumwinginga ntawamenya hari igihe yatwumva akemera kujya mu birori by'umwana we waya we uru rugamba nyiramariza atangije se azarutsinda wowe se ubona hakorwa iki ngo nyirabazungu ave ku izima naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha barakoze abo mu ikinamico runana hari nabo tugejeje ku musozi w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko abacamanza bakora iperereza mu Bufaransa batesheje agaciro ibirego
bya jenoside kuri Agathe Habyarimana wahoze ari umugore wa perezida w'u Rwanda perezida Juvenal Habyarimana bavuga ko nta bimenyetso bihagije byatuma akurikiranwa. Aya makuru ushobora kongera kuyakurikira kuri bbc.gahuza.com. yarayobowe na Jacques Niyitegeka, twafashijwe na Russell New Love kugira ngo amajwi kugira ameze neza. Ngende Prudence Nyubakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango uraraharyana. Thank you.